bro urumva ukuntu abakobwa bane bose bagutegereje bafite amatsiko y'impano uri bubahe naho basohokana. Ikindi kandi buri wese azi ko ari we wenyine, hari icyo wateguye? Jake nawe ntugakabye, muri generation se hari umuntu ukigira girlfriend umwe koko? Reka nkureke, ariko ndakubwira umunsi umwe uzisanga uri umugabo w'ibibazo byose. Jake, umva ibintu byose ni timing. Buri wese mufite gahunda. Claudine tuzahora kuri breakfast, Tiane ni lunch, Sandrine dusangire coffee, Cynthia dusangire dinner. Nabiteguye ku buryo nta numwe uzarabuka. Wow. Chris, merci. Uzi ko iyo surprise ya mbere mwe kuva umwaka watangira mbega urukundo rw'igitangaza. Cyane rwose. Uzi ko iminsi ihita urukundo rwacu rugenda rukura cyane. Habindi rero uri Valentine wanjye nyakuri. Aha, none se ugiye kuri telefone ninde niba ari ngenge nyine mu buzima bwawe? Chris, koko wamburanye iki? Wamburanye iki? Kuri ushaka kunyinisha nk'umwana ugatinyuka ukanca inyuma na best friend wanjye koko? Mbese wari uzi ko ntazabimenya? Mbarumbwire, wari uzi ko ntazabimenya koko? Nakabaye narabimenye ko bitazamira. Ubundi narinde wo kudatinga abakobwa bane ku munsi umwe wa Severance. Byose birandangiranye.